Hari igihugu ku isi gifite amabanga menshi cyane kurusha ibindi, nta kindi ni igihugu cya North Korea. Korea y'Amajyaruguru. Muri iki gihugu kiyobowe na Kim Jong Un, hari umwana umwe utavugwaho cyane ariko utangiye kugaragara mu ruhame, nta wundi yitwa Kim Joo Ae, umukobwa rukumbi ukundwa na Kim Jong Un. Ni umukobwa ukiri muto ariko arindwa n'abasirikari benshi kurusha bamwe mu bayobozi b'ibihugu. Ese ninde ubundi uyu muntu Kim Joo Ae, umukobwa wihebewe na perezida, ni muntu ki? Yiga hehe se? Ubundi akunda iki? Kuko igihugu cyose kimurinda cyane kuri uru rwego rukomeye cyane mu rwego rw'igihugu cyose. Muri iyi documentary tugiye gusesengura ubuzima bw'uyu mwana w'umuyobozi ukomeye cyane ku isi. Tubahaye ikaze, dutize umwanya ndetse n'amatwi n'umutima, ubundi turebe uko ibintu byifashe. Ubundi Kim Joo Ae yavutse hagati ya 2012 na 2013. Ni umwe mu bana ba Kim Jong Un n'umugore we Lee Sol-ju. Biravugwa ko Kim Jong Un afite abana batatu, ariko Kim Joo Ae niwe watangiye kugaragara mu ruhame hirya no hino mu gihugu mo imbere. Kubera ko ari umwana w'umuyobozi wa North Korea, Korea y'Amajyaruguru, amashuri ye arihariye cyane. Biravugwa ko yigishwa n'abarimu batoranyijwe cyane mu gihugu cyose, haba mo imbere ndetse no hanze yacyo. Akaba yiga indimi zitandukanye, akaba yiga amateka y'igihugu, akaba yiga imiyoborere ndetse n'imyitwarire y'abayobozi, kandi amasomo menshi akorerwa mu nyubako y'umutekano irinzwe cyane ukomeye, cyangwa mu rugo rwa perezida i Pyongyang. I Pyongyang rero hakaba hari icyumba cyabugenewe kigenewe kwigirwamo amasomo ye gusa ajyananye n'ubuyobozi, indimi zitandukanye ku isi. Akaba atajya mu ishuri kimwe n'abandi, ari nacyo kimugira umuntu udasanzwe, cyane ko hirya no hino muri Afurika ho usanga abana b'abaperezida bamwe na bamwe bajya kwigira mu bindi bihugu bakigira hamwe n'abandi, ariko kuri Kim Joo Ae we ni itandukaniro ritandukanye n'abandi bana b'abaperezida, kuko we yigira iwabo, akigira mu nzu ya perezida cyangwa se mu nzu ye yatoranyijwe kandi ifite umutekano urinzwe cyane. Inyuma y'amasomo ye rero Kim Joo Ae arindwa cyane n'inzego z'umutekano. Mu bamurinda harimo abasirikari b'inkorokoro, abashinzwe iperereza, abashinzwe umutekano w'umuryango wa perezida. Aho yagiye hose hagomba kubanza kugenzurwa, nta muntu n'umwe wemerewe kumwegera atemerewe n'abashinzwe umutekano, kandi babanje kubigenzura ku buryo bukomeye kandi buhambaye cyane. Kim Jong Ae mu byo akunda twakubwira ubuzima bwe ari ibanga. Hari ibintu bivugwa ko akunda kureba imikino n'imyiyereko cyane cyane ya gisirikare, gukunda inyamaswa ku rugero rwo hejuru, kwitabira ibirori bikomeye by'igihugu. Akenshi akunze kugaragara ari kumwe na se mu birori bya gisirikare cyangwa se mu bizamini by'indege z'intambara. Ariko nubwo afite ubwo burenganzira bwose, akaba afite abantu bahambaye cyane bamurinda. Ku giti cye nawe hari ibintu umuryango wamubujije, muri byo harimo kuba atemerewe kugenda wenyine mu ruhame cyangwa se ngo akoreshe imbuga nkoranyambaga uko abyishakiye, guhura n'abantu benshi batagenzuwe n'inzego za leta ndetse n'inzego zishinzwe umutekano. Kirazira kikaziririzwa kuvuga amakuru y'umuryango mu ruhame, byo ni kirazira kikaziririzwa. Wongere ucaho akarongo. Muri make ubuzima bwe bugenzurwa cyane n'igihugu n'inzego zishinzwe umutekano ku buryo ndetse n'ikiguzi icyo ari cyo cyose byasaba. Abasesenguzi bamwe rero batekereza ko Kim Jong Ae ashobora kuzaba umuyobozi w'ejo hazaza wa North Korea. Impamvu bavuga ibi ni uko akunda kujyana na se mu birori bya gisirikari, akagaragazwa cyane ndetse n'itangazamakuru ry'igihugu ku buryo bwose. Abaturage bose b'igihugu cya Korea y'Amajyaruguru basabwa kumwubaha ndetse no kumwitondera, ariko ntiharamenyekana neza niba azamusimbura se mu by'ukuri mu minsi izaza iri imbere. Ese mu by'ukuri ashobora kuzasimbura se akazaba umuyobozi? Ubuzima bwa Kim Joo Ae buracyari ibanga rikomeye cyane ku isi. Ni umwana ukiri muto ariko afite ubuzima budasanzwe. Mu gusoza, arindwa cyane, yiga mu buryo bwihariye, kandi ashobora kuzagira uruhare runini mu hazaza ha Korea y'Amajyaruguru. Akazasimbura se ntawamenya,
akazaba igihangange nka se? Ese uyu mwana azakura aba umuyobozi ukomeye nka se? Icyo gihe nikigera nicyo kizabigaragaza. Ni nako dusoje, bakomeje kubana natwe.